ZOOM TV24 ndi gukora cyane nk'ubu n'ubu tuvugana ngiye muri concert ahantu mu Gakenke kuko ndirimba kuva ku wa mbere kugera ku wundi wa mbere. Ahubwo rero ubu ngubu abanyamakuru musa n'abankanyaze nahinduye ingamba rero zo kugira ngo nkoreremo kugira ngo nticwa n'inzara i Kigali. Ariko Senderi ukunda gukorera cyane ama concert yawe mu byaro kurusha wakora muri Kigali. Kigali nabiyemeze. Kigali bafite ibibazo by'inzara. Kigali usanga umuntu ari kwirebaho yananiwe no kwishyura inzabamo, uramubwira iby'imiziki so usanga bafite imyumvire itandukanye, ariko mu cyaro barishima n'uduke bafite barishima. Yes. Senderi umuhanzi udashidikanywa wabayeho mu bihe bya kera kuva kera. N'ubu ndahari cyane kurusha kera. Ako Senderi wenda tubwiza ukuri. Muri Rwanda umva ari uwe muhanzi wenda muhiganwa ku buryo uvuga ati uyu ndangaye gato yandengaho. Buri muntu afite uko aba yapanze ibintu bye. Giye nkora ku buryo izina ryanjye riguma mu mitwe yawe yabo cyangwa se n'iyabandi, kandi nkakora ibifitiye igihugu akamaro, nkakora mu by'ukuri ibijyanye n'iby'igihugu gishaka cyangwa se n'abaturage bashaka kumenya abo ndirimbira. Niba wambaye karuvati nk'iyo ndakuririmbirane, niba se ugendesha ibirenge ndakuririmbirane, niba mu by'ukuri uri mu VIP ndakuririmbirane, nimba se ndirimbira abantu bari mu stade ndabaririmbirane. Ni uburyo karite kumenya abantu ugiye kuririmbira. So iyo myumvire rero niyo yanjye, bitandukanye nuko ushobora kuntekereza cyangwa uko wamvuga, ariko byose bingaburira nta kibazo bidahunganya igihugu cyanjye. Imyaka yashize bw'indirimo yacaga kuri MTV niba nibuka neza. CNN ari nyinshi. Icyo gihe wari ufite imigambi minini uvuga ati n'ubu ndayifite. Senderi ngiye gufata ndenge mu Rwanda afata. Ngaho reka nkubaze ninde muhanzi uri bukore concert uyu munsi? Ni kwa kangahe uyu munsi? Ni kwa kane. Ngaho mbwira undi wayikoze. Ndayikora rero. Ibyo rero bikwereka karite. Baza sinzi. Mbaza icyo ushaka kwanza. Ushingira ku cyo uvuga yuko abanyamakuru bagukanyeza. Urebye abanyamakuru bubashya bagendera ku byifuzo byabo, ntago simvuga ngo ntiba respecting abahanzi bakuze, barabikora ariko ntago hari nk'ukuntu bavuga ngo Senderi arashaje. Vaye hano ukore hano, ngwino hano, vaye kora hano wumve. Kora hano kukuboko. Urumva nkoraho. Iyo myumvire rero kumva ko umuntu ngo ashaje igomba guhinduka. Gusa ndakuze ndi Mugabe ndinde. So rero iyo myumvire igomba guhinduka, tugakora ibintu bidakasa. Aba new generation irakasa, kandi mu by'ukuri nabariya muzamura cyane. Iyo ugiye kura nka Uganda usanga hari icyubahiro abanyamakuru bazamutse, tuvuge nk'abanyamakuru muzamuka nibwo bwa mbere tubonanye, mbabarire kuba nakwibasiye. Ntago wubaha tuvuge nk'ababanjije abanyamakuru. Abanyamakuru bakuze mujye mubaha ko baciye mu nzira zikomeye. Nk'ureka nkwe nk'urugero, mbabarire nkubaze ikibazo. Ufite imyaka ingahe? 26. Indirimbo yanjye yatwaribohoye nayikoze muri 9. Nukuvuga indirimbo yanjye uyirusha imyaka nk'itanu, ariko urumva ndacyari ku mahiti. So nukuvuga ngo bisaba ngo dukuri cyane, wumve ko none respecting ibikorwa byanjye, ureke gucuranga bariya gusa. Nk'ubu tuvuge nk'urugero, nta radio yakumva indirimbo zanjye, ariko nijye ukora concert nyinshi cyane. Iyo ikwereka iki karite. Ndasaba abanyamakuru new generation mumfashe musubize ibihangano byanjye dukore tu. Umuziki nta gutangira. Hari ikibazo nshaka kukubaza. Wowe imikorere yawe uburyo usohoramo indirimbo, ubona koko ari ibintu bifite imbaraga ku buryo koko abantu bakabaye bagukina? None se nimba indirimbo yanjye yasohotse Nyamasheke bakayumva kandi utayicuranze bikwereka iki? Oya nyine ushyiramo igihe kinini mu gusohora indirimbo. Ya icyo gihe kinini ntago ngendera kuri pressure y'umunyamakuru, ngendera kuri pressure y'umufuka. So rero uwo mufuka ni untegeka gukora byiza. Urebye igihugu kirakennye na Afurika irakennye, na nkanswe jewe. So rero pressure y'umufuka yaragabanutse, bisaba ko ngenda gake. Ni ukuvuga ngo kuba Senderi uyu munsi atari kumvikana cyane, ikibazo kiri ku banyamakuru batari kumukina nk'uko bihari. Ba new generation. Yes. Nibo ubonaho ikibazo. Nibo mbona ikibazo. Noneho Senderi nizihe gahunda ufite mu muziki wawe wenda mu minsi za wenda abanyamakuru bashobora kwikosora, ariko we nizihe gahunda ufite mu muziki? Gukora cyane bishingiye ku by'umuturage ashaka. Nukuvuga twese turabahanza, ariko buri muntu aba afite abantu aririmbira. Y'abahanzi abafana banjye mbaririmbira iki kijyanye n'iki. Nimba kuri love kiyewe mfite ndakora ku gihugu cyanjye, ndirimbe kwibuka, ndirimbe kuri love, nanone ndirimbe ibintu byinshi, ko ibintu byo kurimba birahari. Nimba umuntu aririmba ku rukundo, undi ugasanga aririmba ku bindi, ntago wabagereranya kimwe. Nimba mfashe umwanya kuvuga ngo abanyarwanda twaribohoye,
iby'igihugu cyageze ntabisenya ndebe undi akaririmba urukundo n'ukubwiye imyumvire yatandukanye ntushobora no kwibwira uwo muntu. Yes, urakoze cyane Senderi. yes, ndabemera cyane. Twagaragaje mu by'ukuri uburyo twaba abambasaderi bo gushishikariza abantu gusora, ndetse tugaragaza n'ibyifuzo byacu ku bantu bafite tini namba zitandukanye, abantu bafunguje rimwe na rimwe mu gihiriri batazi ngo ubusobanuro n'ubu kuri za tini namba zitandukanye, batubwiye uburyo bigiye gukorwa, ariko natwe tugaragaza ko badohora, nyuma hakazaba ubukangurambaga ariko badohoye. Yes, turabyemera cyane gutanga umusoro, turabyemera kuko turakora, ariko bitewe n'ibirarane abantu bagiye bagira, ndetse na rimwe nkuko nagiye mbavuga tini namba zitandukanye tukazifungura mu gihiriri, batwemereye ko bagiye kubikurikirana, none tugatangira bushya nta rwitwazo ku muhanzi wari we wese. Ndavuga uruganda rwa muzika ni ikintu kinini, ariko biciye muri za union zacu cyangwa se mu rugaga rwa muzika cyangwa se art council ya muzika. Baberetse ko hari abanzi bagiye bafite team zirenze imwe. Senderi nawe icyo ngicyo ari muri iyo case. Yes, ndayifite. Hari ukuntu bakwira ngo hano hari isoko ukajya gufunguza tini namba yindi, cyangwa se bakubwira ngo ntiwayishyurwa utazanye tini namba ukiruka kugira ngo ubone dufaranga. So ugasanga nkuko mwabyumvisha hagiye hagaragara ibintu bitandukanye, ariko mu by'ukuri ikigenderewe turifuza gusora tukagira igihugu cyiza. Niba umuturage ucuruza ibintu biciriritse asora, kandi natwe mu by'ukuri mu magambo yacu ducuruza havamo uburyo bw'ubushobozi, kuki tutasora? Senderi, umuntu ashobora kugira impungenge abahanzi uburyo mukoramo, ushobora kumara amezi 3 nta gitaramo urabona se, cyangwa ukakibona buri munsi, ubundi bakurikirana gute niba mwasoze? Icyambere ni ukudekarara nawe ukuyumva ko ugomba kugira umusanzu utanga ku gihugu cyacu cyangwa se ku gihugu cyawe. Iyo rero ni imyumvire igomba guhinduka, umuntu wese agasora bikoye ku mutima. Gutangira gusora wenda se hari nka pressure yindi bibashyizeho nk'abahanzi yo gutangira n'umuntu gukora cyane ko hari amafaranga agomba kujya kuvamo kubyo. Yes, tugomba kugabanya ku byo wakoze ukumva ko mu by'ukuri igihugu kitegereje kugukoraho. Ni ukuvuga kugira umutima wo gukorera igihugu cyawe, mu byo wakoraga ugomba gushyiraho umusanzu wawe, ukagabanya mu yo wabikaga, ukamenya ko ugomba gusorera igihugu cyawe. Rero ntitwagira imihanda myiza tugendamo, ntabwo twakora video ahantu heza ku gihugu cyiza mu by'ukuri utarahasoreye. Imyumvire batwigishije mu by'ukuri muri gihe yahindutse, uko natekerezaga nimba nakora 50 ngomba gufataho 15% nkasorera igihugu cyanjye, nkamenya ko ngomba kurya 30 ariko ni nkasorera igihugu cyanjye nta ngingimira, kuko mu by'ukuri batwigishije baduha isomo rikomeye, batwereka imvo n'imvano yo kugira igihugu cyiza, ariko natwe twagizemo uruhare. Yes, murakoze cyane. The ZOOM TV24 iyi niyo channel ya mbere ya YouTube mu kugeza amakuru adasanzwe y'imyidagaduro, amakuru ya politike, amakuru y'ubuzima, inkuru z'urukundo ndetse n'amabanga y'abakuze, urwenya na byenda gusetsa. Nawe utarakanda subscribe, kanda ko kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Turabakunda. The ZOOM TV24 ni bazubagira Mutesi Joan, nkwibutsa ko ino ari The ZOOM TV24, wakora subscribe kugira ngo ubashe kubona ibiganiro byacu. Noneho ni uburyohe kuri The ZOOM TV24. Aba murafatanya mu biganiro biryoshye mu mashusho akeye, ibiganiro nka Zoom Star, turasura abastari batandukanye tuganire nabo, ushira amatsiko kubyo wibazaga kuri bo. Na wenda nko mu buto bwawe hari nk'akantu nakwita nk'agakoryo waba warakoze wibuka n'uyu munsi ukiseka? Ikintu nibuka nkiri muto nuko nakundaga kunywa glycerine, nuko biryoshye cyane. Bagira imisukari nayo narayibaga. Abakunda kwihera ijisho abakobwa beza, namwe mukizwi igorora. Nimucikwe n'ikiganiro Zoom Queen kibanda ku bakobwa beza gusa, aho bari hose turabagiraho tuganire nabo. Uri umukobwa mwiza,
turakugeraho. Reka da si ibyo gusa kuko iyi kipe irimo abasore n'abakobwa turabasanga iwanyu mu mijyi no mu byaro mu kiganiro mbwiza ukuri. Imana yita kugira umukobwa yenda kakugira nk'umuhungu cyangwa yita kugira umukobwa gutyo ikagwa amahitamo yo kuba igitsina ushaka umva ari guhitamo kubitsa utabeshye k'umuhungu. Turi umuryango mugari turanafatanya mu kiganiro Talk to Zoom aho tugira inama batwandikiye. Nawe twandikire kuri iyo nimero yacu ya WhatsApp tukugira inama. Nukuri ibi byose ntukwiye kubicikwa. Twe turahari. Turi kumwe se kananditse subscribe utazacikwa n'ikiganiro na kimwe. Ntiwibagirwe gukanda n'inzogera ihitiza kugira ngo video zijye zihita zikugeraho mu buryo bwa notification. Twishimira kubana namwe. The Zoom TV 24. The Zoom TV 24.